kuva ku uyu munsi twaganira ijambo ry'Imana. Ku batanze witwa Marita niyo nshuti, ariko ni bake cyane bampamagara Marita, ukunda kumva banyita mu mavita, kandi nabyo nishimwe ngomba guha Imana. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye kuganira umwanya muto kuko ariwo dufite, ariko ndagusabira kugira ngo uze kukubera umwanya w'umumaro. Yakoze cyane Pastor Fidel kudusomera amagambo y'Imana ari mu mabwiriza ibice 3, ntabwo twayibagiwe nibwo tumaze kuyasoma, kandi abenshi ni amagambo dusanzwe twumva. Ikindi kintu gitangaje ni uko umushumba mu kanya yaratangiye kuvuga cyangwa yaratangiye kubwiriza ikibwiriza cy'uyu munsi, kuko naje kukubwira ngo tware neza mu gihe uhagazemo. Haleluya. Tware neza mu gihe uhagazemo. Mukanya umushumba rero atubwira iby'iminsi n'ibihe, uko ibihe bihora bihinduka mu mibereho ya buri munsi. Dusiganwa n'igihe, siko bimeze. Igihe ni ijambo risanzwe abantu bakoresha. Ubundi iyo ubajije umuntu igihe akikubwira mu masaha, arakubwira ngo bimaje ngo habaye ryari, ngo umaje igihe, bakurebera ku isaha, akakubwira isaha. Ikindi kandi abanyarwanda bo baha igihe agaciro, kuko iyo babajije cyangwa se hari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si iki, si igihe. Mu mibereho ya Kristo naho tugomba gukorana n'igihe, ariko kandi mu bihugu bitandukanye igihe bakigereranya n'iki, n'amafaranga. Siko biri? Igihe usanga umuntu avuga ati ntuntwarire igihe kuko igihe cyanjye ni amafaranga. Usomye mu Efeso ibice 5 umurongo wa 15 na 16, Paulo yarababwiye ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ababwira gucunguza uburyo umwete, yarababwiye gukoresha igihe cyabo neza. Ariko nababwiye irindi jambo rikomeye, arababwira ngo mwirinde mutaza kugenda nk'abatagira iki, ubwenge. Bishatse kuvuga ngo umuntu udakoresha igihe neza, kuri Paulo uko yabibonaga ko ari umuntu umeze nk'udafite iki, ubwenge. Tugendeye rero mu ijambo ry'Imana twasomye ahangaha mu mubwiriza ibice 3, umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacu. Haleluya. Ngo Imana yageneye ikintu cyose igihe cyacu. Harimo ibintu yatanze nk'ingero bitandukanye. Iravuga ngo hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cy'iki, cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, cyangwa se abagiye mu buzima busanzwe cyo gutera n'igihe cyo gusarura, hari n'igihe urumbye, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Haleluya. Urebye ibihe byinshi uyu mubwiriza yari umuhanga, yari umunyabwenge, yabivuzeho. Hanyuma aravuga ngo buri gihe gihora gisimburana n'ikindi. Hari ahantu mperutse gusoma umuntu yapostinze, kuba bizi nkunda kuba kuri social media kuko ndanahavugira, rero nanjye nkurikirana ibyo abandi bavuze. Umuntu yaranditse ngo irembo ry'ikigeragezo rituranye n'irembo ry'igisubizo. Kandi murakumvise, irembo ry'ikigeragezo rituranye n'iki, n'irembo ry'igisubizo. Iyo uri mu gihe cy'intambara, ikirakurikiraho uko byagenda kose ni igihe cy'iki,
cy'amahoro. Ariko ijambo naje kukubwira uyu munsi riravuga ngo itware neza mu gihe uhagazemo. Igihe naje kuvuga uyu munsi ntabwo ari igihe cy'amasaha, ahubwo ni ibihe nk'ibi bavuze mu mubwiriza. Ntabwo ari igihe cy'amafaranga naje kuvuga, ni ibihe umuntu ashobora kwisangamo. Rimwe na rimwe hari igihe twisanga mu bihe twabigizemo uruhare, cyangwa tukisanga mu bihe nta n'uruhare twabigizemo. Ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi ngo wisuzume, urebe igihe uhagazemo, umenye nimba ugihagazemo uhagararanye n'Imana, hanyuma uhagararemo nk'umuntu uri muri icyo gihe. Haleluya. Bijya bibabaza kuba Kristo ko duhora twumva ko igihe twabamo ari igihe cy'iki cy'umunezero gusa, tukumva ko tugomba kubana n'Imana turi mu bihe by'iki by'amahoro gusa, ariko igihe gikakaye cyakugeraho ukumva ntushaka kubibamo. Igihe cyo gukakara cyakugeraho, igihe cy'intambara cyakugeraho, igihe cyo gutera ukumva watera, ariko byagera mu gihe cyo kurimbura ibikuri kuko bikomeye ugashaka guhunga Imana, ukamera nk'umuntu ushaka kwibuka. Ariko nitwige guhagarara neza mu gihe duhagazemo. Haleluya. Ndimo ntegurira ijambo, nibutse inkuru y'umugore mperutse gusoma w'i Rusizi. Mwumvise bavuga ngo umugabo we yamufatanye n'umuyobozi ngo w'umurenge, uko bisobanura avuga ko bamubeshyera. Ariko ijambo nakuyemo ni ijambo rivuga ngo mu bintu yavuze, yaravuze ngo umugabo wanjye duhora dufitanye ibibazo n'ikimenyimenyi, mfite igitenge cy'ibihumbi 250 yanguriye aza kunsaba imbabazi twagiranye ibibazo. Nahise nibaza ni gute umuntu agurirwa igitenge cy'ibihumbi 250 n'umugabo we, ariko n'ubundi bikanga ntibabane neza. Haleluya. Yesu ni ufite ibihe byiza yakugenera. Ni Yesu wenyine wavuga ngo muri duce ufite uratubana n'amahoro. Tekereza, yarahise nyibaramo 250 nabibaze n'imifuka y'ibiryo by'inkoko naguramo, angingiza umugisha. Jean Damascene akambwira ati ndayafite nenda kukugurira igitenge, keretse kizanye atanyibwiye. Nahise mara ikintu nagira ute nayakozamo. Abo nagira ngo ubwire ngo ibihurimo menya nimba bihagararanyemo n'iki n'Imana. Nimba bihurimo ari ibihe byo gusenya, nagira ngo ubwire ngo ambara imbaraga zo gusenya, kandi numara kuzambara ubyuze imbere y'Imana hakora iki umurimo. Ejo mu bantu twari turi kumwe narababwiye ngo hari umuririmbyi waririmbye ngo kumamo urukundo rw'Imana ndaruririmba ngo nagera nijoro amarira akagira ute agatemba. Haleluya. Nimba Imana ikwifuza ko ubana n'icyo kigeragezo cyawe, ukaba mu bihe bigukomereye, ariko ugakunda ukaza no mu nzu y'Imana ukaririmba, ukabwiriza, ukabyina, ugashumba, ugakora iyo mirimo yose, wihunga cyangwa ngo uheranwe n'agahinda, kuko Imana yabyemeye ko bikugeraho. Izi ni igihe bizarangirira, cyangwa ugahagarara mu gihe Imana igushyizemo. Ikindi kibazo dufite ni uko inyuma yacu turi mu bihe bibi duhura n'ibicantege, kandi ntibyabura. Ntabwo ikigeragezo gishobora kukurya ngo kikuremerere udafite abantu baza bagira ute bakigusukira. Muri iyo uri mu gihe cyo gutabura, ntabana mu mugisha barabizi niba batayeri hano b'umwuga dufite nzi, iyo uri mu gihe cyo gutabura nta mwenda ugize ute ufite wuzuye. Ijambo ry'Imana yavuze ngo hari igihe cyo gutabura n'igihe cyo kugira ute cyo kudoda. Nuvuga ngo niba byaragutaburikiyeho, abantu bazajya bakubona babone wambaye ubusa. Nimba ari cyo gihe Imana yaguhagaritseho ngo abantu bakugireho ijambo, niki gituma ushaka kwiruka ngo uve mu rusengero kubera ko abantu bakuvuze? Baravuga ukuri, uri mu gihe cyo gutabura, wambaye ubusa, nturadoda ngo bigukwire, cyangwa n'ibyo ugezeho udoda ntabwo birafatika, ntibiragira gahunda. Ariko bene nk'ibyo byose icyampa tukabibanamo n'iki n'Imana, ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo kugira amahoro. Hari igihe urira biturutse ko ufite ikigeragezo utagizemo uruhare. Hari umubwiriza butumwa w'i Burundi yaravuze
wabafunze bararira, ngo n'ababafunze bagira ute bararira. Ababyaye bararira, ababuze urubyaro bararira. Abakristo bararira, n'abashumba bakarira. Abaperezida b'amakorali bararira, n'abo baperezida bakarira. Abakire barimo bararira, abakene bararira. Nta handi hari amahoro uretse kwande kwa Yesu. Yesu wenyine niwe ushobora kuguha igihe ugendana nawe, niyo waba uri mu gihe cy'ibibazo wabuze amahoro akakubwira ngo komera. Ikibazo gihari ni uko ibihe turimo dushaka guhunga kuvugana n'Imana, kumva ko ibi urimo nimba bibishe si Imana yabizanye. Umubwiriza yarabivuze ngo mu kuboko kw'Imana harimo byose. Harimo ibihe by'umunezero n'ibihe by'umubabaro. Hari ibihe byo kubaho n'ibihe byo kugira ute byo gupfa. Hari igihe uba uriho nyine, reka mbabwire, iyo ufite akantu abantu babona uriho, iyo kagushizeho babona usanga wagize ute wapfuye. Ngo hari igihe cyo gutanga, hakaba n'igihe cyo kugira ute cyo kwimana. Nimba Imana atari wowe yabwiye muri mwaka ngo uragirira abantu umumaro wahe, bakaba bari kuvuga ko udatanga, reba niba ubigendanamo n'iki n'Imana. Imana yacu itugirire neza. Icyampa tugakora neza kandi tugakorera mu gihe. Hari ingaruka zo gukora mu gihe kitari icyacu, niko navuga. Twibutse mu minsi ishize abari hano twarabibwirijwe, twabwirijwe iby'umugani w'abakobwa 10. Tubisoma muri Matayo 25. Bariya abakobwa bose baragendaga bazi ko bari kujya hehe gusanganira umukwe, ariko hari harimo batiteguye. Buri iyo nganira nabo ntibahari, ntabwo nari mpari, cyangwa babonye ukaganira nabo, harimo bakubwira ngo impamvu ntari mfite amavuta, ngo nta mafaranga nari mfite. Amavuta se ntagurwa? Peteroli yo gucana mu matara n'imbaraga asanzwe nta mafaranga nari mfite. Ni abakobwa igihe bari bakiri bato, nta kumwe bazabwira urubyiruko ko rwakerewe. Iwacu niba babigizemo uruhare nturuka kure. Urebye bari bafite buriya ingingo zibarengera nk'igihumbi. Ariko nagira ngo ubwire ngo nudakora icyo Imana yaguhamagariye mu gihe cyawe, izo nzitwazo zo ntabwo tuzazizamukana ngo tuzijyane hehe mu ijuru. Nta rwitwazo ruzaho. Bari abakobwa icyababayeho ingaruka bagize si izindi, nyine bo ntabwo basanganiye umukwe. Nk'iri juru tujyamo, hari igihe abantu twarariharaniye tukiri mu isi, tukanga gusambana kandi wenda bimera neza, tukanga kunywa inzoga kandi abayinywi baryohera, nawe warayiretse wumva ikuryohera. Ariko ku munota wa nyuma kubera inzitwazo z'ukuntu utitwaye neza mu kigeragezo wari urimo, ugasanga uraribuze. Yuda yagendanaga nande na Yesu, yari yarigishijwe kuturusha, yari afite ubutumwa bwinshi buhagije, ariko yihakanye nde Yesu. Kandi yamwihakanye umwami we. Bari basanzwe bagize ute bagendanaga neza, nta kibazo cyari kirimo. Kandi ikintu gitangaje kuri Yuda, yari yabibwiwe, yari yarabwiwe ko arabigira ute aramwihakana, yari yawuriwe. Ni Petero yicuza nyuma y'igihe, aravuga ngo nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho iki ari urubanza. Ariko ngo baramusubiza bati biramaze n'ibyawe. Nuramuka utitwaye neza mu bihurimo kandi waraburiwe, warabwiwe ngo icyo ni ikigeragezo cyawe, ukanabwirwa gukomera mu maso yawe mbere nk'urutare, ukongera ugakomeza ukajya utamarira mu gihe cyo gukomera ngo ukomeze abandi, izakubwira ngo ibyo ni ibyawe nayo nakuburiye. Bene data, nimureke twe gutayisha Imana yacu, nenge kuvuga ngo umutwe twe kuyitesha amahoro yayo ihora ituzanira, tuyereka ko ibyo yatugeneye bitatubereye cyangwa tutabishoboye. Hari igihe rimwe rimwe abantu babaza ngo kuki, ngo kubera iki bigerageza ari njyewe byajeho. Ni wowe Imana yabonye ko ukwiye kugira ute kubyikorera. Ni wowe yabonye ko ufite izo mbaraga. Ni wowe yabonye ko wabana nabyo. Icyampa ibyo ngibyo uri gucamo ukagerageza kuganira n'Imana, ukumva koko nimba uri kugendana nayo. Haleluya, haleluya. Icyampa tukaguma tukaza mu nzu y'Imana kabone naho twaba dushonje. Icyampa
tukaguma tukaza mu nzu y'Imana kabona naho twaba twarabisengeye kinini twabona bitari gucamo. Amakuru ngufitiye nakubwira ko hari bidacamo, hari n'ibidakemuka kubera kuri mu gihe cyo gusibira. Kuko Imana yaje kukuganiriza ikakubwira ati komeza unkorere, ugafata agahe ko gusubira inyuma gato ukavuga ngo ntabwo ndakomeza ngo Uwiteka urabona izitwazo, urabona ubuzima ndimo ntabwo nabishobora, ikagomba ikagutinza aho ngaho. Icyama tugasobanukirwa n'icyo Imana dushakaho, hanyuma twarangiza tukegera ikindi gihe. Nkashaka imbaraga zinkura mu bihe by'imibabaro, ngashaka imbaraga zinkura mu bihe byo guhinga. N'abahinzi murabizi, ntabwo watera none ngo ubyuka mu gitondo ujya kugira ute usarura. Birasaba ko dutegereza igihe Imana izabigukuriramo, kandi mu gihe ukibirimo cyangwa ukabibanamo imbaraga. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Hari umuririmbyi waririmbye nawe kandi mashaka ukaririmba, gukora umukoro utari uwanjye nabyo nugutsindwa, hoya nkoresha icyo mpamagariye. Haleluya. Cyangwa ababyeyi tukamenya icyo Imana yaduhamagariye, cyangwa abagabo tukamenya icyo Imana yaduhamagariye, cyangwa urubyiruko tukamenya icyo Imana yaduhamagariye. Kandi tugahora tuzirikana ko mu byo yaduhamagariye ntabwo yatuzanye mu inzu ngo tuhabone umudendezo n'umunezero gusa. Niho aho tuba niho tuzakomerekera, aho tuba niho tuzakomerera, aho tuba niho tuzaburira urubyaro ejo tukarubona cyangwa se tukanarubura, aho tuba niho tuzaba dukeneye twambaye ubusa bakatubona tutambaye dukorera Imana ejo tukambara, aho tuba niho tuzaza twaburaye nugirira umugisha agira umuntu ukubona mujisha kubona n'inzara agenda kugaburire, cyangwa utaha unashonje ariko ugaruka undi munsi wahaze. Aha turi icyama ntituhave, tukarindira iki ubushake bw'Imana kuri twebwe kugira ngo dukoreshe icyo yaduhamagariye uyu munsi mu mibabaro, uyu munsi mu bigeragezo. Kandi nkanabwira abantu basubijwe bari mu bisubizo uyu munsi bo batari mu bigeragezo ngo icyama ibisubizo byacu tumenye kubihimbaza mw'iki Imana. Ntiwifatanye n'abari mu mibabaro ngo abantu nibatera haleluya kuko umuntu yumva nta mwuka uri mu nda ye ngo ananirwa kuvuga amena, nawe uvuge ngo ntayo mvuga, ngo n'abanyegereye ntabwo bari kuyigira ute kuyivuga. Ntabwo turi mu bihe bimwe. Wowe ufite amafaranga njye ntayo mfite, mushumba ari kuyasaba, nimba uyafite gira ute yazane muri ya mihigo. Ariko nimba abandi bose bahagaze ari ijana baracecetse, nawe uvuga ngo ndaceceka ngo kuko n'abandi bagize ute. Indirimbo iravuga ngo imbere ya ntebe zahagararayo, zabajyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Ni njye uzajyana iki iminyago. Ntabwo tuzajyana iminyago y'itsinda, ntabwo tuzajyana iminyago y'urugo, ntabwo tuzajyana iminyago y'umuryango, ntabwo tuzajyana iminyago yitirirwa abashumba cyangwa abadiyakoni. Umuntu wese azajyana iki iminyago ye. Niwe n'umutima wawe, ganira n'Imana kandi icyampa ikagushoboza nanjye ikashoboza. Reka dutumire umushumba aza dusengere. Ariko nasenga utekereze igihe urimo, tekereza ibyo wabayemo minsi ishize, tekereza n'ibiri imbere ubisengere. Minsi ihora usimburana, ibihe bigenda bisimburana n'ibindi. Ntiwitega ko bizahora ari bibi, ntiwitega ko bizahora ari byiza, ahubwo umenye ko ibihe byose ugezemo ku giti cyawe ari byo kugira ngo ukorere Imana kandi uyihimbaze. Murakoze, Imana iduhamishe. Umutima wacu umugisha kongera kutwibutsa iby'ibihe, kandi akatwibutsa nyine ko tudakwiye kuryama ngo dusinzire twirane. Haleluya, haleluya. Imana imumugisha rwose. Ariko nongera nkibaza ibihe urimo rero byose buri wese afite ibihari, utari kutaburwa ari kudoda. Haleluya.
kutaburwa yavuze ngo kutabura bitari ku buryo bajya kudoda bari abagabo iyo bagiye kudoda ipantaro barabitaba ukibaza niba ipantaro izavamo bikagucana. Haleluya. Nibaza niba ipantaro izavamo bikakuyobera. Hari ibintu byinshi twibaza, ngo hari abantu bibaza bakibaza ibihe barimo niba bazabivamo. Yewe uzabivamo. Haleluya. Hari abantu bajya banga kwiga ngo nziga se mbona akazi, ngo hari n'abandi bakabuze se umuntu akanga kwiga cyangwa se kagenzi ibindi, ariko ibihe urimo wowe yabitubwiye ubihagazemo gute? Niba uri gutaburwa bimeze gute? Wenda uri gutaburwa utabuze, reka gutaburwa nta bindi n'ibigeragezo urimo. Hari umugenzi wanjye nigeze mpamagana amaze amakuru api siri kumbaga nta kinya, niko yambwiye ngo wapi isiri mirambaga nta kinya. Abantu bagiye kwiseta bakabaga, tekereza iyo bakubaga nta kinya baragutera. Ari gutaburwa rimwe atabagurwa, ariko kuri gutabagurwa uri kubyitwaramo. Ese wowe uri kudodwa da wamaze kudodwa ibintu bimeze neza uri kubyitwaramo? Yakubabwira ikintu kimwe nongera kubyo yavuze udakwiye gutakaza. Kimwe gikomeye nagize amahirwe Imana igakibishurira. Ikintu udakwiye gutakaza, waba uri gutaburwa, waba uri kudodwa, waba uri gusenywa, ibintu ubona bigusenyukiraho, waba ubona noneho inzu yawe uri kubakwa neza, uri mu bihe byiza, ikintu kimwe, kandi ni ikosa abantu benshi bajya bakora, ikintu kimwe udakwiye gutakaza, ntugatakaze gukorera Imana. Kubera yuko imbaraga zidukomeza guhagarara mu bihe turimo tuzikura mu gukorera Imana. Haleluya. Amen. Dusenge. Abantu benshi bagerageye bari gutaburwa, reka gukorera Imana yaririmbaga akabyihorera. Hari abantu benshi bagera igihe bari kudorwa ibintu bimeze neza, ikanzu yenda kuzura bimeze neza, ibintu ari sawa, reka ibihe byo gusenga kabiri, ibyo gukorera Imana kabiri, ugisha Imana imuha akabyihorera. Ariko mu bihe byose turimo, kandi ibihe bizagenda bihindagurika. Ejo uraba uri kudorwa bimeze neza, ariko ejo bundi uraba uri kongera gutabura. Niko ibihe bimeze, nuko bimeze, nuko nguko, kandi nta kibisimbura. Tugiye gusenga Imana, twongere twibuke ibihe duhagazemo, ibihe turimo tubihagazemo gute? Ese turi gukorera Imana? Ese twabivuyemo? Ese aho ibihe turimo ntibyatumye ducika intege, tugacika intege, tugatangira kubona ko Imana ahari tutari kumwe? Ariko ntabwo ari byo. Haleluya. Imana ishimwe, kandi Imana imumugisha ubwo ijambo Imana ise ku mutima yo twongera kutwibutsa ibihe, ko ibihe nyine bishobora kuba ari byiza, bitari mu byiza buri mu bibi, ariko kimwe mu bintu udashobora gutakaza, witakaza gukorera Imana. Tuguhaye icyubahiro mu gihe turagushimye, kandi twakiriye ijambo wadutumyeho, turaryakiriye mu mitima yacu. Ubwo tumaze kuryakira mu mitima yacu, ijambo ryawe ngo ni inkota ngo icyayi cyane, ngo kandi ngo ni inkota y'amugi abiri, ngo kandi ijambo ryawe rifite ubushobozi bwo guhindura no kubaka, rigahindura ibintu bikaba bishya, ngo ndetse rifite n'ubushobozi bwo kubaka ibindi rigahera ku byari bihari kubaka ibishya. Niyo mpamvu turyakiriye, kandi turakwinginze, dore duciye bugufi, ngo rize rikora imirimo n'ibitangaza mu bugingo bwacu, rize rikora imirimo n'ibitangaza mu mibereho yacu. Turagushimye kubw'ijambo ryawe. Abantu twese turi aha ngaha dufite ibihe duhagazemo. Udahagaze mu bihe byo gutaburwa, byo gusenywa, ahagaze mu bihe byo kubakwa, ahagaze mu bihe byo kudorwa, ahagaze mu bihe byiza. Udahagaze mu bihe byiza, ahagaze mu bihe bibi. Udahagaze mu bigeragezo, ahagaze mu bisubizo. Turagushimye rero ko ibyo bihe byose wagiye ubishyiraho kugira ngo bibashe gukomeza gutoza umuntu wawe, ngo azakugeraho ari nk'izahabu, ngo imeze neza yanyuze mu ruganda. Tuguhaye icyubahiro kubw'ijambo ryawe, ariko turanasenze, turasabira abari gutaburwa, abari gusenywa, abari mu bihe bibi, abari mu bihe bitaboroheye, turabasengeye kugira ngo wongere ubahe imbaraga
zikomeza gutuma bagukorera, kuko twamenye ko iyo dukomeje kugukorera niho dukura imbaraga zo guhagarara neza mu bihe turimo. Turasengera n'abandi bari mu bisubizo, basengera ibyifuzo ubu byarashubijwe, bari mu bihe byiza byo gusubizwa. Abo nabo turabasengeye. Kimwe mu bintu badakwiye gutakaza, ubaha imbaraga be gutakaza gukora umurimo wawe, ahubwo kubera ko bari mu bihe by'ubusubizo, ubu noneho bakora umurimo wawe cyane, baguke bakora umurimo utangaje. Twaha icyubahiro, turagushimye kubwo ijambo ryawe, kandi ntabwo tuzahwema na rimwe kugusaba umugisha, ntabwo tuzigera duhwema kugusaba umugisha. Tugusabye umugisha, dusabiye abari muri iri teraniro bose ngo ubahe umugisha. Turakwinginze, turakwereka iki cyumweru cyose tugiye gutangira, utwemerere mubyeyi wacu, ubwo twagize amahirwe yo guterana kandi tugaterana nawe, turakwinginze ngo utwemerere iki cyumweru ukiduhe, iki cyumweru ukiduhe, kandi iki cyumweru tugishyire mu biganza byawe, kandi iki cyumweru uzabane natwe, uzabane n'umuntu uwo ari we wese, uzabane n'abacuruzi, uzabaha umugisha, uzabaha abakiriya b'umugisha, kandi uzabahe gucuruza baronke babone inyungu nyinshi. Turasengera Nyagasani n'abakozi batandukanye, haba bikorera, haba abakorera abandi, abo turabasengeye kugira ngo uzabahe kugira umumaro, uzabahe kugira umugisha ku bakoresha babo, ku bazaza babagana bose. Uzahire imishinga yose barimo bategura, uzayihe umugisha, izagende neza, kandi ibitameze neza ubyubake. Duciye bugufi imbere zawe, uzahire ingendo, abazakora ingendo bose muri iki cyumweru uzabane natwe, uzadushyigikire, tuzagenda amahoro, twongere tugaruka yanyu. Imigambi ya Satani yose turayirukanye ku buzima bwacu. Turasengera abahinzi mu izina rya Yesu kugira ngo nabo bafashe, ubahe Nyagasani imvura nziza y'umugisha, ya yindi isimbura, ya yindi itica imyaka, ya yindi itica abantu, ya yindi itarimbura imisozi, ya mvura nziza yeza imyaka. Kandi ibyo nabyo urabifite kandi urabitunze. Turagushimye Nyagasani, kandi duciye bugufi imbere zawe ngo uduhe umugisha. Turakwinginze uduhe umugisha Nyagasani Imana yacu, ubane natwe, uzahira ibikorwa byacu byose, kandi turasengera abaje barwaye mu izina rya Yesu. Aravuze ngo imirimo izagendana, ngo bizagendana n'abizera, ngo ibimenyetso bizagendana nabo, ngo nuko bazasengera abarwayi bagakira. Nukuri natwe turatuye mu izina rya Yesu, ngo abarwayi baje barwaye muri iteraniro bakire, kugira ngo ejo bajye mu mirimo bakore babone ibibatunga, bajye mu mirimo bakore babone ibibatunga. Kandi dusabye imbaraga zo gukora muri iki cyumweru. Uduhe umugisha, turakwinginze, kandi turasengera n'itorero ryawe kugira ngo naryo rikomeze, kugira ngo naryo urihe kumenya ibihe rihagazemo maze ryitware neza, rihe kumenya ibihe rihagazemo maze ryitware neza. Turasengera igihugu cyacu, ugisakazemo amahoro n'umugisha. Turagisengera kugira ngo ugihe amahoro, ugihe umugisha, uhe umugisha abayobozi bacu. Duciye bugufi imbere zawe kugira ngo imigisha yawe twurukire. Turasengera abana batoya, urubyaro waduhaye, turasengera abana mu izina rya Yesu, nabo turabasabira kugira ngo bakure bakuriye muri wowe, kandi bakure ejo n'ejo bundi igihe tuzaba tutagihara abakuru bazahe bari gukora umurimo wawe, kubera yuko itorero ryawe ngo rizagumaho kugera Kristo agarutse. Bana natwe udushyigikire, ukomeze kuduha umugisha, kandi imigisha yawe turagushimye kwibyo, turagushimye korohereza abantu bose, abari bafite uburibwe bw'ibigeragezo barimo. Turagushimye ko hari icyo ukoze, kandi bakubonye. Rega naho ikigeragezo cyaba kitararangira, ariko hari ukuntu ujya utwiyereka, ko uhari, ukatwiyereka yuko nubwo turi mu bibazo ariko urahari. Ushimwe rero ko utwiyereka muri iki cyumweru, izina rye rihabwa icyubahiro, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ubuntu umwami wacu Yesu Kristo, Imana Gukorera, abane natwe iteka ryose. Amasengesho azatangira saa 3 kuwa gatandatu.